Ese bagabo twakagombye kugira ikibazo cy'ingano y'igitsina cyacu mu gihe mu mabanga y'abashakanye, cyangwa tugomba kwita mu buryo tugikoreshamo? Muri iyi minsi abasore benshi n'abagabo bafite ikibazo mu bijyanye n'ingano y'igitsina cyabo, ariko kuri urwo ruhande ndabumva, kuko abakobwa benshi n'abagore benshi babishaka cyangwa batabishaka bahitamo umugabo cyangwa umusore ufite igitsina kinini. Nabo ntabwo blaming, ntabwo mbashyiraho ikosa, kuko ninde udashaka ikintu kinini? Buri twese dushaka ibintu binini, amafaranga manini, amafaranga menshi, inzu nini, imodoka nini, ibintu binini. Ese koko ingano ni ingenzi? Icyo kibazo tuzakivuga undi munsi. Uyu munsi ndashaka kubabwira uburyo umuntu yakongeramo igitsina cye. Ese birashoboka kongera igitsina cyawe? Ese biranashoboka no kongera ibyo usanzwe ufite? Hari uburyo bwinshi bwo kongera rero ingano yawe, uburebure n'umubyimba w'igitsina cyawe, ariko harimo kubibagisha, binywa imiti n'ibiki. Ariko uyu munsi ngiye kubabwira ibintu binatirere ushobora gukoresha kugira ngo wongere igitsina cyawe utiriwe unywa cyangwa ukoresha imiti. Iyi miti ya kizungu ishobora kukugiraho ingaruka mu gihe runaka. Bino bintu ntabwo nigeze mbimenya mu myaka yanjye ya mbere nyiri umunyeshuri cyangwa nkarashaka, ariko maze gushaka namenye ko hari byinshi bikenewe kurusha ibyo dusanzwe dufite. Ibintu ngiye kubabwira ni uburyo bwizewe ngewe nakoresheje myself, nabikoresheje kandi nubaka urugo neza. Niba wafunguye iyi video ntibisobanuye ko iyi video ari yawe. Gumana nanjye, kuko urahakura ubumenyi bwizewe kandi bwiza, kandi buzagufasha mu buzima bwawe bwose, kandi buzanshimira. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu bintu bijyanye no kongera ingano mu bugari, mu mubyimba w'igitsina cyawe cyangwa mu burebure, ikintu cya mbere ni kugabanya ibiro. Kugabanyaho ibiro. Ibyo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko uko uzana inda imbere igenda ikurura, igenda ikurura inyama z'igitsina cyawe ikazikurura, kikaba kiri kwinjiramo, aho umuntu azakurebera inyuma akabona cyabaye gitoya. Ariko iyo unanutse hano ufite abdominal, ufite inda ntoya, za nyama zakagiye ku nda zijya hehe? Ku gitsina. Zijya ku gitsina, noneho ukabona cyasohotsemo kiri imbere, ku buryo umuntu ukurebeye imbere abona cyabaye kinini. Bihita binikora, ni ibintu biba byumvikana kandi binagaragara ahantu henshi. More your bed, the penis strike. Uko inda iba nini niko igitsina kigabanuka, uko inda iba ntoya niko igitsina kiyongera. Sinzi hari igitekerezo uri kumva isi utekerezaho, wakandika muri komenti ukagira icyo utubwira, wenda cyadufasha twese hamwe abantu turi kureba iyi video hano. Number 2, ikindi kintu cya kabiri gishobora kukongerera ingano cyangwa uburebure bw'igitsina cyawe ni ukutanywa itabi. Hano abantu benshi hari igihe tutabyumvikanaho, ariko kugira ngo igitsina cyawe kigume gihagaze kandi gikomere kandi kibe kiyongere, kibe kinini, nuko amaraso aba agomba kuba akijyamo. Ariko mu gihe uri kunywa ayo matabi, ibyo bintu, ayo chemicals, ibyo bintu uri kwinjiza mu mubiri wawe biragenda bigafunga inzira y'amaraso yawe, ku buryo amaraso aba makeya yinjira cyangwa amanukira hariya mu gitsina cyawe, bigatuma gitinda guhaguruka, kandi uko amaraso atajyamo ni nako ingano itakiyongera, ni nako kitaguma gihagaze. Ari hahandi usanga ufite ibibazo mu bintu bijyanye no gutera akabariro. Niba uzi ko wabaswe n'ibiyobyabwenge, itabi, inzoga, uri kwiyica ubwawe. Kandi ikindi, niba ushaka kongera ingano cyangwa uburebure bw'igitsina cyawe, reka ibyo bintu biveho, urebe ko udasubira ku murongo. Uzareba impinduka mu gihe gito cyane. Nywa amazi menshi, unywe, ufate watermelon, ufate umuneke, kokombure,
uzahita ubona itandukaniro mu gihe gitoya kabisa. I promise you. Niba ugeze ahangaha aka kanya andika muri komenti 7 inshuro 2. Ubundi buryo abantu bavuzeho, ariko ubu ngubu umuntu agomba kwitondera, agomba kubwitondera. So hari bazita penis enlargement pumps, like na kantu umusore cyangwa umugabo ashyiramo penis cyangwa ashyiramo igitsina cye, akagenda apompa amanura azamuka nk'uri gusakinga kuri uyu muntu aba ameze nk'uri gukinisha boro ye, ariko nyine ntabwo ari mu ubwo buryo kuko uba wayishyizemo imbere mu kintu kijyamo umwuka, ntabwo ari ubwo buryo bwo kwikinisha. Oya, ntabwo ari ubwo buryo, niyo mpamvu ugomba kwitonda ugenda ukanda hinjiramo umwuka umeze nk'uri gupompa. Hano wazikura, ushobora kujya muri Google cyangwa kuri Amazon ukazodaringa, ugasoma description, ugasoma reviews, ukamenya uburyo bazikoresha neza ku buryo zitagira ikibazo zigutera. Ukaba wagura inziza ikubereye, inziza muberanye, inziza nyine ihuye nuko igitsina cyawe kingana. Nagiye nsha mu YouTube videos ngenda ndeba uko bimeze, mbona birashoboka kandi birakunda. And ndikubona reka dukore iya nyuma tunasoza iyi video. Iya nyuma bayita hold Jenkins. Iyi ngiyi yakoreshejwe mu myaka ya kera, kuva mu myaka ya mbere cyane mu burasirazuba bw'isi, hariya muri Aziya, Middle East, hariya za Dubai na za Pakistan n'ahandi. Iyi ngiyi ni tekinike nziza kandi yizewe, ishobora kugufasha gutuma igitsina cyawe kiba kirekire cyangwa kikazana umubyimba ugaragara. Now what is Jenkins? Ni iki ushobora gukora mu gihe ugiye gukora iyi metode yitwa Jenkins? Icyambere na mbere uraza gukenera amavuta n'utundi tuntu twose dutuma intoki unyerera, kuko uraza kuba ukoresha intoki zawe ku gitsina cyambo. Urakenera ibintu rero biratuma unyerera kugira ngo utaza gukomeretsa cyangwa kwangiza inyama zo ku gitsina cyawe. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri iyi tekinike, ntabwo igitsina cyawe kigomba kuba kitarahaguruka cyangwa cyahagurutse cyane cyangwa cyafashe umurego cyane. Oya, igomba kuba irimo hagati na hagati. Bene data, nawe ndi kubabwira kwikinisha. Oya, ndabizi abantu mushobora kugera aho ngaho gukoresha utuvuta n'ibiki ugahita ugira ngo pofu ukabura urarangije ukaba urikinishije. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ndabasabye, ndabinginze, ntabwo ibyo ngibyo ndi kubasaba, sibyo? Mureke twumve neza ukuntu tugiye gukora iyi tekinike mu buryo bwizewe kandi. Fata iyo igitsina cyawe ugishyira amavuta menshi kandi mazima kandi yizewe, uzi ko neza akoreshwa ku mubiri, uyashyireho menshi. Ubundi ufate diki yawe ushyiremo intoki zawe igikumwe na rwa rutoki rundi rukurikiyeho, ufatisheho aho gitereye. Noneho ugenda uzamura iyo uyizamura izo ntoki, uzamura uvana aho ngaho igitsina giterewe ugeze aho hari unyariraho kirangirira. Ubikora ugenda nkaho uri gukora ugikorera massage, stretching, uzamura gutyo. Nta bushakashatsi bwigeze bugaragaza ko iyi metode ikora, ariko abantu benshi bemeje ko barahiye ko iyi metode ikora uburyo bukora kandi bwizewe. Tegura neza amavuta yawe yizewe, utegure ntutume igitsina cyawe gifata umurego cyane, kandi ubikore mu buryo bworohereye gakeya kugira ngo utagira ikibazo uteza ku gitsina cyawe. Urabizi ko igitsina kiba cyoroshye, ikintu cyose gishobora kuyangiza. Ugomba kubikora buhoro kandi ntugire ubwoba. Iyi metode irakora. Abantu benshi bavuze ati inshuro ya 4, inshuro ya 3 habayeho impinduka, batangiye kubona impinduka. Bikore buhoro kandi bikore witeguye, ibi bintu bizakora. Ubu nibwo buryo twari turi kuvugaho bwizewe ushobora kongera igitsina cyawe, ukaba wakongeraho udusanimetero runaka 5, 8 tungahe tugiye dutandukanye, ugasanga
hari ikintu ukoze kandi ubaye intsinzi kandi ubaye intwari mu rugo rwawe, mu mabanga y'abashakanye, mu buryo butakugoye kandi mu buryo buzima. Kandi feel free kwandika muri komenti, tuba watugira inama, we watwunguraho ibitekerezo, tugume twagure uyu muryango muzima w'igihugu. Twandikiye muri komenti tubwire ati ese koko ingano y'izina ry'umugabo kiramatarenga ni ingenzi? Tumutubwire muri komenti twumve. So mu kudufasha kandi like, share, comment, subscribe kugira ngo udutere inkunga kugira ngo bigere no ku bandi bantu, tube twafasha imbaga nyamwinshi. Murakoze, mugire amahoro ya Nyagasani.